Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukunda kudukurikirana buri munsi ndetse no kubana natwe mu kiganiro twise Kunda ubuzima bwawe. Kunda ubuzima bwawe tugenda tugaruka kuri bimwe na bimwe byafasha ubuzima bwacu, yaba mu kubaho neza ndetse n'imibanire myiza hagati y'abantu. Ikindi kandi tugaruka ku nama zigiye zitandukanye zagenda zidufasha mu mibanire yacu ya buri munsi. Kunda ubuzima bwawe ni ikiganiro kigaragara buri munsi hano kuri uyu muyoboro wacu cyangwa se kuri channel yacu yiswe Kasugira TV. Niba udukunda kandi warakoze subscribe, warakanze ku nzogera kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho ujye ukibonera ku gihe, ni iby'agaciro kuri twebwe. Ndetse ikindi uri umunyamuryango mwiza, ndakurarikira gukurikira iki kiganiro mu by'ukuri niba ujye ugira intege nkeya cyane cyane ku bashakanye zo gukora kiriya gikorwa cyo mu buriri. Ikindi kandi niba ukunda ko ubuzima bwawe buhora bumeze neza kandi ikindi buzira umuze, uzira ikibi cyose cyabuhungabanya, ndagira ngo nkurikire uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku ibanga riri mu kurya igitunguru ndetse igitunguru na voka. Ibi biribwa bibiri byoroshye kuboneka cyane cyane ni ibiribwa byoroshye kubonekera ndetse buri umwe, ariko bifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi. Reka duhere ku gitunguru mbere na mbere. Igitunguru ni ikiribwa gakondo ndetse kimaze igihe kinini gikoreshwa mu Rwanda. Gifite ubushobozi bwo kurwanya indwara bitewe n'uko kirimo ibinyabutabire bifasha umubiri kwirwanaho. Igitunguru gifasha kugabanya isukari mu maraso, kikagabanya cholesterol mbi, bityo kikaba ingenzi cyane cyane ku bantu bafite ikibazo cy'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Si ibyo gusa kandi igitunguru gifasha igifu gusya neza, gifasha n'abantu bagira ikibazo cyo kubyimbirwa cyangwa se kuribwa mu nda. None se avoka yo ubundi yo ibigenzi ko twumvisha igitunguru mbere na mbere? Reka twumve na avoka icyo idusobanurira cyangwa se icyo yadufasha mu buzima bwa buri munsi. Avoka ni ikiribwa gikungahaye ku mavuta meza ndetse ikindi kandi ayo mavuta atangiza umutima, ahubwo akaba awurinda. Ifasha ubwonko gutekereza neza. Iyi ni avoka turi kuvugaho. Ikongera imbaraga mu mubiri kandi ikarinda imitsi. Avoka irimo vitamini zitandukanye. Izo vitamini arizo nka A, arizo E ndetse na K ndetse na B. Zifasha uruhu kuba rwiza, imisatsi igakura neza ndetse ikindi n'amaso akaba yaba meza. Ikindi gufasha kuba wagira ubuzima bwiza bwa buri munsi. Ku bantu bagira constipation, avoka ni inshuti ikomeye y'igifu. Iyo rero igitunguru na avoka biririwe hamwe cyangwa se wabivanze, biruzuzanya mu kamaro kabyo. Iyi mix ituma umubiri ubona intungamubiri zuzuye, ukagira imbaraga zihagije umunsi wose, ukirirwa umeze neza. Bifasha abantu bashaka kugabanya ibiro cyane cyane, ndetse ikindi bikabafasha kuba wabigeraho mu buryo bwiza kandi bwihuse kuko byuzura mu gifu vuba, kandi ikindi ntibyongere ibinure bibi. Bikwiriye ko kandi wamenya ko iri funguro ari ryiza ku bantu bafite indwara zidakira zirimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, ariko bakabirya ku rugero kandi bagakurikiza inama za muganga. Inama z'ingenzi rero mu mikoreshereze y'ibi biribwa: icya mbere, ibyiza kubirya ari bibisi nko muri salade cyangwa se bitetse gake. Icya kabiri, wirinde kubivanga n'amavuta cyangwa se amavuta menshi. Ushobora kubivanga n'amavuta ariko ntubivanga n'amavuta menshi cyangwa se umunyu mwinshi. Icya gatatu, kurya bike ariko kenshi nibyo byiza kurusha kurya byinshi icyarimwe. Mu gusoza rero, kwita ku buzima bwa buri munsi si ibintu bigoye. Bisaba guhitamo neza ibyo dushyira ku meza yacu cyangwa se wenda ibitunga umubiri wacu. Igitunguru ndetse na avoka ni urugero rwiza rw'ibiribwa byoroshye ariko bifite akamaro gakomeye cyane. Njye wabagezagaho kino kiganiro nitwa Gisa. Iki kiganiro mukunda cyane muri benshi ni ikiganiro twise Kunda ubuzima bwawe. Niba warakoze subscribe ni byiza kandi ni iby'agaciro. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro gusaba kuba wakoze like, ikindi kandi ugasiga n'igitekerezo muri comment section.